turebe rero igikorwa gihari gikomeye cyane ni ikirenga Culture Tourism Festival, ni iserukiramuco rishingiye ku muco n'ubukerarugendo rigiye kuba ku nshuro ya gatatu. Tugize amahirwe rero yo kuba turi kumwe na Peter, umwe rero kandi mu bategura iryo serukiramuco. Ikirenga rero ni iserukiramuco ryiza, ni iserukiramuco rigiye kuba ku nshuro ya gatatu. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo iserukiramuco ryaba bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, ari iserukiramuco ritari ryiza cyane. Abahanzi benshi rero bazaba baserutse, murabonamo ba Bushari, ba Syntex, ba Papa Cyangwe, Alinsano ndetse n'abandi bahanzi batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye. Ni iserukiramuco rizitabirwa n'abantu baturutse mu bihugu bitandukanye bya Gabon n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo byose ariko sinjye ubivuga, ndagira ngo nakire Peter atubwire muri rusange ni iserukiramuco riteye gute, abanyarwanda bitega iki mu kirenga. Murakoze cyane. Iserukiramuco ikirenga Culture Tourism Festival ni iserukiramuco rimara icyumweru cyose, ikabera mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Ushobora kwibaza kubera iki Musanze? Ni ikibazo cya mbere wese yakibaza, duhita tunasubiza. Musanze nuko ni akarere k'ubukerarugendo, ni umujyi w'ubukerarugendo. Rero niba twimakaza umuco, duteza imbere ubukerarugendo, bugomba gukorerwa n'ubundi mu karere k'ubukerarugendo. Rero iri serukiramuco rifite ama activite mu cyumweru cyose. Ayo ma activite rero abantu icyo bakwitega nuko azabafasha kuryoherwa n'umuco, azabafasha kuryoherwa n'ubuhanzi, azabafasha kuryoherwa n'ubukerarugendo. Rero navuga muri make ama activite y'icyumweru cyose, niba nta kibazo kirimo. Oya, nta cyo bitwaye kandi ari cyo twagutumiriye. Urakoze cyane. Wari ukomoje cyane ku bari bahanzi waruvuze. Bari n'abahanzi baririmba indirimbo zitari gakondo, ariko ni abahanzi badufasha gutuma turyoherwa na festival, kuko dufite icyo twita festival jam session. Jam session ni iki? Naho tuba twifuza noneho ku tarama tukagaragaza ko mu Rwanda nubwo dufite umuco gakondo w'abanyarwanda, ariko n'indi style ya music tutayibagiwe. Ariyo mpamvu dutumira abahanzi bose batandukanye, tukanifashisha babandi bakomeye hano mu Rwanda kugira ngo badufashe gususuruka mu iserukiramuco. Rero kuri iyi nshuro ku munsi wa mbere ariwo itariki ya 12 tuzagira igikorwa cya mbere mu Rwanda muri festival kibayeho cya Carnival, aho twifuza ko umujyi wa Musanze wose uzaba ushyushye, uzamenya ikiri kubera mu ntara y'Amajyaruguru. Carnival izaturuka kuri Beneri. Carnival ubwo ni iki? Carnival ni uruhuririkane. Yego, ni urugendo rurimo uruhuririkane rw'imico, rw'ubuhanzi butandukanye. Rero twebwe twatekereje ko bizakorwa mu buryo bw'ibihugu, aho tuzaba dufite ibihugu bigeze muri 12 bizaba biri muri Carnival, aho tuzaba dufitemo abagenda badususurutsa, aribo abakorobati imbere, amamoto azagenda akora defile, amamodoka azagenda akora defile, abakora uburyo bwa performance b'ibihugu bigiye bitandukanye, aho tuzaba dufite igihugu cya Angola kikabanza, Uganda igakurikira, u Rwanda tugakurikiraho, Pakistan igakurikiraho, Gabi igakurikiraho, n'ibindi bihugu byose. Kuva mu rwego rwo kugira ngo twishimire byibura iserukiramuco ryaje mu mujyi wa Musanze. Carnival irangiye rero nibwo tuzajya muri opening ceremony izabera n'ubundi mu mujyi wa Musanze muri Car Free Zone i Musanze. Ari naho noneho babahanzi bose twavugaga bazataramira. Tuzaba dufite abashyitsi bakuru, tuzaba dufite noneho na stage aho performance zizakorerwa kuri babahanzi babandi bavugaga mu kanya. Uno umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri twawuhaye igihugu cya Uganda, ni Uganda Day. Kubera iki Uganda Day? Festival ubundi ibigamije kugira ngo abantu bishime, banezezwe n'umuco gakondo w'abanyarwanda, ariko tunakira n'indi mico nanone mu rwego rwo kugira ngo turebe icyo twakigiraho nabo barebe icyo batwigiraho. Rero igihugu cya Uganda kizagira performance uwo munsi wose, ibyo kurya ibyo kunywa bizaba ari gakondo ya Uganda.
uwo munsi rero niyo mpamvu twawuhaye Uganda Day, ariko twawise no kugira ngo tuzakine ya mikino yacu gakondo nk'abanyarwanda mbere ya saa sita, n'abagande bashyire mu mikino yabo, nimugoroba tugira igitaramo gakondo cy'abanyarwanda, n'abagande nabo bashyiremo igitaramo cyabo gakondo nk'abagande, turebe ngo ni iki twakopera ku bagande nabo ni iki badukoperaho. Uwo munsi nukuteye. Umunsi wa gatatu dufite gutoranya impano. Gutoranya impano gute? Gutoranya impano dufite abahanzi benshi muri iki gihe bamaze gutera imbere, ariko dufite n'abandi bifuza kubijyamo ariko babuze uburyo babijyamo, babuze n'aho banyura. Rero ni platform nziza dutanga, tugahamagara abajyagezi kugira ngo baturebere, bavuge bati bano bantu turabona bafite impano bakwiye kuzamuka. Nka organisation ntabwo dutegura festival gusa, objectif tuba tugira ngo tumenye ngo ese iyi edition yarangiye ni bande twafashije, twabakuye he, twabagejeje hehe. Rero abo dufasha tubakura muri iyo talent detection kuri uwo munsi. Rero uwo munsi iyo urangiye nimugoroba dukora igitaramo noneho cyo gufata babandi batsinze, tugakora nka event noneho yo kugira ngo tubamurike ku buryo noneho bwo kumugaragaro iyo icyo gikorwa cyarangiye. Umunsi rero nuko nguko uzaba umeze wa gatatu. Umunsi wa kane dufite umunsi ukomeye cyane twahariye abadamu. Kubera iki uwo munsi twahariye abadamu? No kubera ko hari ubushakashatsi twakoze nka organisation dusanga muri creative industry dufitemo gap, dufitemo ikibazo cy'uko yego dufitemo icyuho. Icyo cyuho dufitemo ni cy'uko abantu benshi batarimo kuyoboka creative industry, n'abayirimo benshi ntago bibatunze ku buryo bashobora guhita bose babyirunduriramo. Rero bikaba ngombwa ko dukora ubuvugizi kugira ngo babandi babirimo bibatunze babashe gufasha babandi bitari byatunga kugira ngo bave ku rwego rumwe bajye ku rundi. Niyo mpamvu rero twakreye uwo munsi w'abadamu kugira ngo nabo babashe kumenya icyo ubuhanzi icyo ari cyo, ubugeni icyo ari cyo, n'icyo bishobora kubafasha kugira ngo biteze imbere n'ababasha kubafasha muri urwo rugendo. Niyo mpamvu toranyije uwo munsi uzaba urimo ibikorwa bitatu. Icya mbere no kumurika ibigendanye n'ubuhanzi bushingiye ku muco, icya kabiri ni kuganira kuri ibyo bibazo ku buryo bishobora ibyo bakora bishobora kubatunga, icya gatatu noneho ni uburyo bwo gutaramira abanyarwanda, nanone tubereka ibyiza by'abadamu ko bashobora dususurutsa natwe tukishima kandi tukanezerwa nk'abanyarwanda. Umunsi ukurikiyeho ubanziriza uwa nyuma ni umunsi twawuhaye Angola Day, niko twawise. Kubera iki Angola Day? Nuko Angola ni igihugu cyadufashije mu iserukiramuco, niyo godfather wacu cyangwa se ni nkawe mubyeyi wo muri batisimu wa festival. Uwo munsi twarabubahaye kuko barifuza kugaragaza nabo umuco wabo w'igihugu cya Angola uhuye n'umuco wacu wa Kinyarwanda, kugira ngo turebe ngo niki natwe dushobora kubungukiraho nabo niki batwungukiraho. Iyo mico yombi rero tuzayihuza uwo munsi, niwo bawuteye inkunga kugira ngo uzabeho kandi uzagende neza. Rero tuzasoza iserukiramuco ku munsi wo kuwa gatanu kuri 18 tuvuye mu gikorwa cyo kwita izina ingagi, niho iserukiramuco rizasozwa risorezwe ahitwa Creative Corner iruhande rwa Beneri Musanze, aho dufite abatumirwa batandukanye, dufite n'abaza dukurikira bavuye mu kwita izina ingagi, tugasangira gusoza iserukiramuco ku mugaragaro. Rero icyo abantu bakitegamo ko iserukiramuco rizaba ari ryiza kandi rizabafasha kunezerwa no kugira ibyo bunguka batatuwe bamenyereye muri uruhando rw'iserukiramuco hano mu Rwanda. Murakoze. Urakoze cyane. Rero urumva abanyarwanda benshi mudukurikiye, mpamya nashidikanya ko noneho mumaze kumenya uko ikirenga giteye kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma. Turaza gukomeza tugende tubiganira, ariko se niki mwigiye mu iserukiramuco ry'ubushize, kuko rigiye kuba ku nshuro ya gatatu cyo kuzakosoka kuri iyi nshuro? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Igihe icyo ari cyo cyose ugitangira ntabwo buri imbogamizi. Rero kandi burya iyo imbogamizi zabayeho biba byiza ko ubukurikiye ubasha kuzikosora. Duhereye nko kuri edition ya mbere cyangwa se inshuro ya mbere, twateguye iserukiramuco mu gihe cya Cogamo. Twari dufite abashyitsi benshi mu gihugu bagiye baryishimiye rwose ko ryabayeho, ariko hari nk'amakosa natwe twagiye dukoramo tukabona ko ari amakosa twakoze, nko gutinda gutangira nko kuri opening
twakerereje amasaha tubibona ko byabaye ariko tutari twarabipanze. Rero rimwe na rimwe iyo uri mu gikorwa umenya ikosa ukoze ukarikosora. Muri edisiyo ya kabiri iryo kosa twararikosoye, twagerageje kubahiriza igihe. Ariko muri edisiyo ya kabiri nanone hari nk'abahanzi twari twararumvikanye nabo kugira ngo bazadufashe mu gukora, ariko uko twari twabatumiye bose ntabwo ariko baje. Ku munota wa nyuma nabwo tubona abagiye kuva mu gikorwa kandi ariko twabipanze. Icyo nacyo ni ikintu twabonye kitatugendekeye neza, ariko turaniga turavuga tuti ni gute noneho ubukurikiyeho twazakosora iryo kosa. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa no kwizera abantu, mukavugana mu magambo, nta nyandiko, nta contract. Icyo nicyo cyabiteye. Ariko kuri iyi nshuro ibintu byose twabiteguye neza, ayo mayerere yose yagiye aba muri edisiyo zagiye zitambuka, twemeza neza ko twayakosoye kandi ko ibintu bizagenda neza. Yego. Aho ni byiza rero. Arakoze cyane Peter, turaza gukomeza rero nawe tuganira kuko uyu munsi ari ikiganiro kinini rero twahurijemo ibikorwa bigiye bitandukanye.